n'inkundura nshya mu ruhande rwa politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amajwi ivuga ko ari aya Modeste Bahati Lukwebo akomeje gucicikana, aho uyu wahoze ayobora Sena atakubugambanyi bukomeye n'icyuma yaba yajombwe naho bafatanyije politike. Arashinjwa gukorana n'inyishyamba za M23, icyaha gishobora kumuviramo igihano cy'urupfu n'isenyuka ry'izina rye. Ese uyu munyapolitike yaba yarahindutse umwanzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akajya kwiyunga kuri AFC M23, cyangwa ari tekinika rya politike rishaka kumuzimya burundu? Ukurikira aya majwi n'isesengura ryayo muri iyi nkuru yose uko yakabaye. Je vous salue respectueusement, Excellence Monseigneur l'Archevêque. Je vous fais cet audio parce que je n'arrive pas à vous joindre au téléphone par les voies habituelles. Je voulais juste vous dire que j'étais surpris d'apprendre que vous aviez accompagné l'honorable Basengezi Katintima et vous étiez également avec le Mwami Ndatabaye. Ndabasuhuje mu cyubahiro nyiri cyubahiro Musenyeri Arekeskopi. Mbone yo kohereza ubutumwa bw'amajwi kuko ntabashije kubabona kuri telefone mu buryo busanzwe. Nashaka gusa kubabwira ko natunguwe no kumva ko mwari kumwe na Honorable Basengezi Katintima ndetse ko mwari kumwe na Mwami Ndatabaye, kandi ko mu biganiro mwagiranye Basengezi Katintima yavugaga ko nshyigikiye inyeshyamba ndetse ko izo nyeshyamba arizo zirinda imitungo yanjye. Ndabwiza ukuri ko numvise ncumiswe icyuma mu mutima, kuko ntabwo natekerezaga ko umuvandimwe yagambanira undi muvandimwe ngo yicwe. Kuko nk'uko mubizi, dukurikije amategeko agenga igihugu, iyo umuntu ashinjwe gukorana n'inyeshyamba ahanishwa igihano cy'urupfu, kandi icyo kinyoma ntigishobora kukwemerwa kuko mwe mubaye iwacu muzi ukuri kw'ibihari. Muzi neza ko nta muntu wahuye n'uruva gusenya nkanjye. Naburiye abantu benshi b'inshuti n'abavandimwe muri iriya ntambara yaba i Karehe, Ikatana, Ikavumu n'ahandi hose, ndetse n'imitungo yanjye yose yaragiye. Guhera i Goma, hoteli Nuri Vira iri imbere ya hoteli ya guverinoma, mbese imbere y'ibiro bya guverineri, ubu yahindutse ibirindiro byabo bikuru. Amazu yanjye yose, ibintu byanjye byose n'imodoka byose barabijyanye i Bukavu. Murabizi ko hoteli zanjye zose zatuwemo n'inyeshyamba kandi ntacyo bishyura, nta n'igiceri na kimwe bishyura kuri Nuri Vira cyangwa kuri Orchid. Batuye mu rugo rwanjye n'andi mazu menshi yanjye. Batwaye imodoka zanjye zose, twari dufite imbangukiragutabara zafashaga abaturage baho, ibyo byose barabitwaye. Twari dufite bisi zitwara abantu, mbese barabitwaye. Nyamara nakoze byinshi cyane ngo mfashe abaturage b'iwacu. Nabonye akaga k'inkongi z'umuriro zahoraga ziba, nuko ngenera buri komine imodoka zizimya umuriro. Nageze naho nsigayo amafaranga yo kuzitaho no kuzicunga. Natanze inkunga yo gucukura amariba y'amazi mu mijyi minini nka Kadutu, Nguba, hafi hose, ndetse no ku kigo cya kaminuza i Ruwiro. Abana bari barabuze amazi, ndetse n'ishuri ryari ryisumbuye ryari ryegeranye naryo ntayo ryari rifite. Nakoze ibintu byinshi cyane kubw'abaturage binyuze muri fondasiyo yanjye. Hari amashuri twubatse, ibitaro n'ibindi byinshi, stade ya Funu n'ibindi bikorwa remezo byinshi. Mu ncamake, naharaniye gukora icyo nshoboye cyose ngo mfashe abaturage. None uyu munsi kuba nshinjwa n'umuvandimwe wanjye bwite, nta kindi nabivugaho uretse kugaragaza agahinda kanjye kenshi, agahinda gakomeye cyane. Ubwo numvaga ko mwari kumwe nawe, naribashije ni ariko umubyeyi wanjye mu by'umwuka, umushumba wanjye ashobora gute kwemera ko mbambwa muri ubu buryo? Niyo mpamvu nashaka kubavugisha ngo menye amakuru arambuye. Birashoboka ko ari byo cyangwa atari byo, ariko ikidashidikanywaho ni uko Katintima ubwe yanshinje mu nzego zose z'umutekano. Mfite n'ibimenyetso. Lui Katintima m'a accusé dans tous les services de sécurité. Et j'ai des preuves.
aya majwi dutangiye twumva rero ni amajwi bivugwa ko ari aya Modeste Bahati Lukwebo wahoze ari visi perezida wa kabiri wa Sena akaba n'umuyobozi w'ishyaka AFDCA, akaba amaze amasaha make akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu nzego za politike n'itangazamakuru muri Kongo. Ibi bikaba bije mu gihe umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu ukomeje gufata indi ntera. Muri ubu butumwa bugenewe umuyobozi mu nzego z'idini muri Katolike, uyu wahoze ari perezida wa Sena agaragaza akabaro kenshi n'umujinya kubw'ibyo ashinjwa, cyane cyane ibirego by'uko yabashyigikiye inyeshyamba ziri mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru y'amajyepfo za AFC M23. Nk'uko bigaragara rero cyangwa byumvikana muri aya majwi, nubwo kugeza ubu hataremezwa neza niba araye koko mu buryo bw'amategeko, uyu munyapolitike avuga ko yiyumva nk'ucumiswe n'icyuma bitewe n'amagambo avuga ko yatangajwe n'undi muntu usanzwe azwi muri politike. Uwo muntu amushinja kuba yarabwiye abayobozi b'amadini n'abashinzwe umutekano ko Bahati ashyigikiye imitwe y'inyeshyamba ndetse ko yanayihaye uburenganzira bwo gucunga imitungo ye. Mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego kandi gukorana n'inyeshyamba bikaba bifatwa nk'icyaha gikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Modeste Bahati Lukwebo yibukije muri aya majwi ibyago bishobora kumugeraho imbere y'ubutabera. Yashimangiye ko umuntu ushinjwe gucudika n'inyeshyamba bishobora kumuviramo igihano cy'urupfu nk'uko amategeko y'icyo gihugu abiteganya. Yakomeje ashimangira ko nawe ubwe ari mu bagizweho ingaruka n'iyi ntambara. Avuga ko yaburiye abantu be ndetse n'ishoramari rye rikomeye mu bice byibasiwe n'intambara, cyane cyane Goma na Bukavu. Avuga ko imwe mu mitungo ye harimo n'amahoteli nka Nuri Viera n'imodoka zafashaga abaturage byose byigaruye cyangwa byasahuwe n'imitwe yitwaje intwaro nk'uko we abyivugira. Aya majwi rero agaragaza umwuka mubi w'inzitane n'ubwiyunge buke muri politike ya Kongo, aho ubufatanye hagati y'abasivile, abanyapolitike n'abasirikare bukomeje kugenzurwa cyane, aho mu burasirazuba bwa Kongo ibirego by'ubufatanye n'inyeshyamba by'umwihariko iza AFC M23 n'ingingo iteye ubwoba kandi ikunze kwifashishwa mu guhangana hagati y'abanyapolitike b'imbere mu gihugu kugira ngo basenye cyangwa umwe abe yasenya mugenzi we. Ngira ngo rero murabyumviye neza cyane. Aya majwi akaba akomeje kugenda ahererekanwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, benshi bavuga ko ibi bya Lukwebo bishobora kuba birangiye. Aya majwi ashobora gutuma ashyirwa hanze cyangwa ashobora kumufasha mu bijyanye no kuba ngo yaba atari gukorana na M23, na cyane ko ubwo bivuze hashobora kuba hari pereza rishobora kuba rimutegereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye, nabakunda cyane muri ab'agaciro.